Yes, nanone kuri wowe ushaka ikibanza cyiza cyane kiri muri site nziza cyane, reka nkwereke kino kibanza. Nkuko bibona ni ahantu harambuye, ndashaka kugira ngo manze nanakwereke yuko giteye borne ngiyo niyo duhereyeho nkwereka ibyiza by'iki kibanza. Ni ikibanza kiri muri site ya Masizi, imwe mu zigezweho. Ni ikibanza kandi gihendutse, urabona ko giteye borne, kiri ahantu hashashe ku buryo kucyubaka ni ibintu byoroshye cyane, bitagutwara amabuye menshi. Ni ikibanza cyiza kiri muri site ya Masizi. Tugerageze noneho kukizenguruka neza cyane tureba. Urabona ko ni ikibanza kiri ku muhanda, dore nanjye naje ku kamoto kanjye nciye muri uyu umuhanda. Ahangaha ndagira ngo nkwereke ko ari ikibanza kiri ku muhanda cyiza cyane. Ni ikibanza gishaka miliyoni 26 zonyine. Kuri miliyoni 26 nuza wihuta, ariko nibwo uri bwegukane iki kibanza kiri muri site ya Masizi, imwe mu zikunzwe cyane. Iki kibanza kinarimo ako kazu gateye gutyo ku buryo wajya unakabikamo ibikoresho mu gihe watangiye kucyubaka, cyangwa se kakabamo umuzamu urinda ikibanza cyangwa se n'ibikoresho muri rusange. Icyo kibanza kirimo ako kazu gateye gutyo. Twe tugambiriye ikibanza. Iki ni ikibanza cyiza pe, kuri mwebwe mwese mwambajije ibibanza byiza kandi bihendutse ku mafaranga make. Ngiki ndakibonye. Icyo wowe uri bukore, uranyandikira kuri iyo nimero, unyandikire kuri WhatsApp, ushobora no kumpamagara. Nimba gusa ufite miliyoni 26, nimba ufite miliyoni 26, nyandikira kuri iyo nimero iri muri screen, iri kuri WhatsApp, cyangwa se umpamagare. Nkomeje kukwereka ubwiza bw'iki kibanza. Nkuko uri kubibona, ni ikibanza cyiza pe. Utaguze iki kibanza wagura iki? Kiri muri site ya Masizi, hafi na ADPR Masizi. Ni ikibanza gifite ubuso burenze ubw'ikibanza kiri standard, kubera ko iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 350. Iruhande rwacyo hari undi mukire wiguriyeho ikindi kibanza, ndetse yatangiye no kucyubaka. Ndabona bamaze gukora fondation. Ikibanza reka tukizenguruke, nkikuzengurutse neza ukirebe mu bunini bwacyo ndetse no mu bwiza bwacyo. Kuri wowe ushobora kubona miliyoni 26, ndakubwiye ngo ni ikibanza kinini, kuko gifite ubuso bwa metero kare 350. Waza ukagura iki kibanza, kiri muri site ya Masizi. Nta kundi gushidikanya, urabona yuko iruhande rwacyo hatondetse amakadasteri menshi, kandi meza. Urabona undi yatangiye kubaka, turi mu gihe cyo kubaka. Niyo mpamvu udakwiriye kuba watinda ngo nzaze ejo, cyangwa ngo nza guhamagara, ngo nzakubwira. Bikore nonaha mu gihe ufite ariya mafaranga, kubera ko iyo utinze birapfa, ugasanga ntabwo bigenze neza cyane. Ni ikibanza kandi kiri ku mihanda ibiri. Ni ikibanza kiri ku mihanda ibiri, kubera yuko nkuko ngiye kubikwereka mu kanya, kiri ku muhanda. Hari umuhanda ukinyura mu ruhande ku mbavu, hari n'undi muhanda ukinyura haruguru. Icyo nkomeza kukwereka nuko ari muri site nziza, n'abandi bari kuyubakamo.
urabona ko ari ikibanza kiri ahantu hashashe heza cyane, ni kinini, gifite ubuso bwa metero kare 360. Yes, dore undi muhanda, ni cya kibanza kiba kiri ku mihanda ibiri, kubera ko kiri ku ruhande ni ikibanza kiba cyarasigaye ku ruhande, kikaba imihanda ibiri ngiyi, hari umuhanda ukinyura iburyo n'umuhanda ukinyura ibumoso, niko navuga. Icyangombwa cyacyo, icyangombwa cy'iki kibanza kirahari, wahita ukorerwa mitasiyo ukimara kwishyura. Hanyuma kandi nk'uko nabikubwiye, ni muri site nziza ya Masizi, hafi n'urusengero rwa ADEPR Masizi, ni muri metero nkeya uvuye kuri ADEPR Masizi. Nkwibutsa ko uyu muhanda wa Birembo ugera i Gasanze unyuze i Masizi ugiye gushyirwamo kaburimbo mu gihe cya vuba. Karibu rero, ngwino wigurire iki kibanza batarakigutanga, hasigaye ibintu birushaho kugenda neza cyane. Icyo nakoraga njyewe ni ukukwereka ubwiza n'ubunini bw'iki kibanza. Ibyo ntakweretse cyangwa se ibyo ntakubwiye, haba UPI n'ibindi, ngwino kuri tere ugaragaze ko uri seriye, tuguheye ibisigaye, ntabwo tuyobewe ko ubikeneye. Nyandikira kuri iyo nimero cyangwa se umpamagare